Ngiye gufata akamoto nyine ubura kishyura. Ugize ngo ase bebe kanumva uri mu rusaku rw'inci bimeze bite? Nese ndi mu nzu ntabwo uziko nyine ndi ku muhanda ntegereje moto. Urusaku rwo ntabwo rwabura nyine kuko ndi mu muhanda. Bebe harya moto yakugeza nangahe? Cyane akanote ka 5 ntabwo ari menshi pe. Bebe kwera ikibazo cyawe ho gihari utaricwa no hagira ngo ni intama. wambwa Aho kugira ho zikwite tutarahura nakugira inama yo kwitegera bisi. Ha sha barakubeshye nta mukobwa mwiza nkanjye ugenda muri shira umuteto. Ugize ngo zabaze. Se urita kuri Facebook. Gusa ahantu habagabo. Feshire hana ahantu wanzanye koko. Mvaye muko. Uzanywe hamwe no kumpingira inzu yanjye. Yes we. Ubwo rero nawe uraje. Urabona usa n'abarandirodi wowe. Yes we. Arewe. Genda kugire vuba azanyishura amagengaho. Ariko ntukagaye ikigori utaranagitonora. Wowe ingiye. Kadabazara Mimi mutoto abiryogo. Muzapfa mwishwe na sida. Ubusambanyi bwanyu gusa. Yesu. Ariko uyu muntu mfite amatsiko yo kumubona cyakora. funka Ibya Facebook ni danje ariko mana gasanga ari umukire we. Byari sawa cyane. Debera wallahi bebe nanone yanze kunyitaba ariko siyunguka atitaba afite gahunda. Ngasanga ari umukire we shana mukura n'imikaka nkayimaramo. Nahita nkimuka no mw'iyi nzu nkajya mu yindi ariko umwaka washira n'ujuji yanjye. Bebe wamba buruka nyitaba bimeze bite? Reka mwitawe nitaruye iki kigo ndakiza amagambo ipura kapfupfuye. Yes we. Yakwereka yuko ndi umwana w'inyamirambo. Nakwemeza sha uyu munsi nge nawe haze ko muratonyitaba sha. Bebe bimeze bite? Utanyitaba. ako uyu mugabo ashaka kubasamba Nyeto akazi wawe ntabwo zigerayo. Urangura nyitaba uravuga urabeshya. surprise motherfucker Alo Alo? Maze kwitegura ngaho nyobora neza. harya ngo ni hehe? Umva bebe ngende hano inyamirambo kwitara hano mu biryo. Urayoka? Sawa. Ngiye gufata akamoto nyine ubura kishyura. ugize ngo Ase bebe kanumva uri mu rusaku rw'inci bimeze bite? Nese ndi mu nzu ntabwo uziko nyine ndi ku muhanda ntegereje moto. Urusaku rwo ntabwo rwabura nyine kuko ndi mu muhanda. Bebe harya moto yakugeza nangahe? Cyane akanote ka 5 ntabwo ari menshi pe. Bebe kwera ikibazo cyawe ho gihari utaricwa no hagira ngo ni intama. wambwa Aho kugira ho zikwite tutarahura nakugira inama yo kwitegera bisi. Ha sha barakubeshye nta mukobwa mwiza nkanjye ugenda muri shira umuteto. ugize ngo Zabaze. Fatira agakabu rwose ndi kubona n'imvura ikubye. Bebe yifate nta kibazo ndayishyura. Ndagutegereje cyane sinjye uri burote nkubonye. Yes we. Ndagukumbuye. ako uyu mugabo ashaka kubasamba Nkwemeze sha. Ndagiye no. Apostle we hear of this. I will tell Apostle about this. This is what you want to use your life for. Ngize amahirwe mise mbona Sarisi. Sari nkubonye nari ngukeneye, nkubonye nari ngukeneye. Sha Sari ngize amahirwe ndakubonye wari ntujye usambana rwose ubukiye afite sha. Bwa Sarisi. Vipi. Niwane. I miss you. I miss you nyinshi mabade. Meze neza nde. Umva rero bwa Sarisi. Nshobora kuba nciye agahigo. Amafaranga agiye kuza. Nshobora kuba ari wanjye wa mbere yakugujije. Amafaranga y'ubusambanyi. Hari igitono twamenyanye kuri Facebook. Kigiye kuza kundeba. None no muvandimwe ndabizi kutayabura. Utwo dufaranga ni dukeya. Urumva ni 5,000. Ndashaka kuyangubirize ewana mu gitondo saa 11 ndabanya kugereje mu rugo. Nta nise ni wowe uri kunguza udufaranga unadusuzugura ngo ni dukeya turihe utwo ufite nambwa na seri igikoma keretse yabwaguje nahari ugize ngo ahubwo reka nkwereke reka nyakugurize amafaranga n'ubundi ntacyapfana n'umuntu ariko wa musore uzayampa hakiri kare Ariko bwa Sari sha ako kantu kimbwa nawe ushizemo ntago kari ngombwa. kuki mushaka kwikura mu byiciro murimo nimba uri umugabo ntabwo ari gufata icyemezo cyo kunguza Cyakora sante man
nyine urutende imbwa imwe ariko uri garafureri nta kibazo tujya garafureri nta kibazo rwose uriya oya uri garafureri ndimba neza birashoboka ariko nta kibazo so reka tureke burage urakoze cyane gusa mwana hajya umuki mwana ejo se ngo gahunda mu gitondo cyaka muzanye bitanu shaka kungorera akantu nera kiki cyangwa Pablo ugize ngo isi bibaho nibiki agubeze se twase gatwamaki ndabona bebe wanjye mpumugariyemo hello baby urahagurutse noneho ngwino inyamirambo uzamutse ku gahanda k'amapave kwa mutwe ahantu ku giti gihari turaza kuhahurira mbana n'ibiraya hano ninjye musore bikikomi cyana mama we Allah akbar chaka nchaginga kabisa je baba we run Sister, wafashe ukanshatingira telefone zimiyeho mwana barakubeshye nta fanta mbabarira hari igikorwa mfite gikomeye mbabariye ngo se ko nkubwiza iki ko utari kunyumva nta fanta mufite umbabarire natinze nanjye singete ni imodoka ni igare n'amakamyo na za hoho zose zageze kwitana igicucu kimaze amezi 6 kitanyishyura ugize ngo gihora kiraragoza kizana indayi imwe ebyiri eshatu enye eshanu katanyishyura kurindiri ninjye nawe You will hand up in my gunners. nandurode kuri gutonyanga byagenze ngo kandi abazaba imbwa ngiye mbona harya wowe warishyuye ngo wowe warishyuye sha nganyanyanyanyanya ngo niko sha ubundi uranyishyuza mu butaka bwa data surprise uretse nahugariye narufunze ngiye sigaye nirarira muri wese uzasange mure nzakurisha amata reka nigendere n'ubundi sinabona yo kwishyura inzoga n'indaya ngo n'inzu nzayishyura umaze kubyimba sigaye nirarira muri wese byinshi ibi byose n'uyu nguyu niwe tomoka n'umudege wawe Funke! Yes we! Mvarandero dore uruhumbu rwa nyoko. wambwa Niboneye urwana reka nture hasi nkure w'icyange ubundi nkigusigire nk'ingwate. Arewe iyo ni inyongezo ubundi ayanjye nyasange kuri konti se urubuga kuri Facebook gusa ahantu habagabo seshira na ahantu wanzanye koko mvaye muko uzanywe hano no kumpingira inzu yanjye Yes we! ubwo rero nawe uraje urabona usa n'abarandirodi wowe Yes we! arewe genda kugire vuba azanyishura amagenga Ariko ntukagaye ikigori utaranagitonora. Wowe ingiye. kandi abazaba ngiye mbona Mimi mtoto wa vijogo. muzapfa mwishwe na sida
ubusambanyi bwanyu gusa. Yesu umukenya ko atarangiza vuba. Ibi byose n'uyu nguyu niwe. No. Yes way. Ngari bwimbwa Imana iri musonga avoka yimbwa imanuka ihiye. Ihamagaye se none telefone yawe iri hehe? Njyewe nta telefone ngira. Se ntabwo ari we twavugana? Njyewe se ndakuzi. Turashize none. Kanakumiro n'impamo y'Imana. Se njyewe mbonye uzunsanga kandi ngiye ntakubeshye ntabwo nabona imegeri zipfushije ngo nanirwe kuzirya jewe. Ariko ibi bibazo. Umfatiwe niho mbyarira setu. Yesu! Amuvere saho gumereza cyanje niko biri. Oya ntabwo wapfa kunyesha. Se ntakugenda nse nge ndakuzi. Iki se none uko byagenze urabiyo. Ntabwo ngiye nkuzi kure. Uko byamera kose uravaho unyishyura. Oya. Uratuma kubusa. Hari ikibazo se naye ndarira kuri umukeka. Nanjye mpfa kuba nahakuyeho ubwanjye. Byose hari icyo bitwara.